Reka ngusuhuze wowe ukunda ibiganiro bya dosiye analytic Sebugeshi Bayingana ndetse na Forbes official Ngendi Joseph Iradukunda mbashimira ko tujya tubana mu biganiro kandi mukatwereka ko mudukurikiye umunsi ku wundi. Natwe ntabwo tuzagutenguha, niyo mpamvu tuhora tukubwira amakuru ndetse n'icyo upfana nayo. Mu burasirazuba bw'isi ubu noneho ngo Dubai International Airport mu ijoro yarashweho ibisasu bikomeye cyane. Abantu batangiye kwibaza bati ese iyi ntambara turaza kuyiha ikihe cyerekezo? Ari Leta z'Ubumwe za Amerika irarasa, Iran ikavuga ko yarashe, none Dubai naho ngo karabaye. Ni mu burasirazuba bw'isi. Karibu cyane Semugeshi. Urakoze cyane Joseph, mushimira kandi dushimira n'abakunzi bacu kuri platform zombi Forbes official ndetse na Semugeshi Bayingana Dosiye Analytique. Amashusho arivugira Joseph ni icyotsi cyangwa se umwotsi uri gutumuka, niba ari cyo kinyarwanda gikoreshwa, gucumba ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i Dubai. Amakuru n'ubundi yamaze kuba ikimenya bose ko mu ijoro ryakeye habaye iturika rikomeye cyane. Iturika mvuga ariko ni ukurasana hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran. Byose byatangiye mu muhoro wa Hormuz. Magingo aya ntago ukuri kwatangije biriya bitero aramenyekana. Uragera ku ruhande rwa CENTCOM bakakubwira ko byatangijwe na Iran irasa ku mato y'abatatu y'intambara destroyers yagizaga guca mu muhoro wa Hormuz. Wagera kuri Iran ikakubwira ko byatangijwe n'igisirikare cya Amerika cyarashe ku bwato bwabo bw'ubucuruzi hari hafi y'umuhoro wa Hormuz, ngo kubera ko bwageragezaga guca muri ya naval blockade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo tutazi ukuri kubatangije ibitero, ariko tuzi ko ibitero byo byabaye kandi ibi ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko iri rasana ryumvikanye. Uretse na hariya kandi Iran yanagaragaje ko ahitwa Minab, Bandar Abbas, Sirki ndetse no ku birwa bya Qashem naho harashwe bikomeye n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Joseph, ahubwo ikibazo cyo kwibaza, Emirati z'Abarabu kuki arizo ziri kwishyura ikiguzi kinini? Emirati z'Abarabu zirakomeza kwishyura ikiguzi kinini kuko zisa naho zigize igicumbi cy'ikibi, ariko kuri Iran mutaza kunyumva nabi. Base ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse n'ikirere cyabo birasa naho byabaye agaterera nzamba ku gihugu cya Iran. Ariyo mpamvu Iran, murabizi ko ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo ziri mu burasirazuba bwo hagati nk'igihugu, zihari nka base ya gisirikare ndetse no gukoresha bimwe ikirere cya bimwe mu bihugu bafatikanyije cyane cyane Emirati z'Abarabu. Ejo muri niwe twaze tuganira tuvuga ko muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu ariho hari base ifatika ya gisirikare cyane cyane mu by'ikirere. Bivuze ngo umwanzi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Iran, iyo arashe Iran reaction ya mbere igira niyo kwerekeza nayo ubwishyu cyangwa se gusubiza Amerika yerekeza muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ejo bundi bavuga ko hari amato babarasiye aturutse muri Iran, ariko Iran nayo irababwira ati nimukomeza guha icyuho umwanzi wacu tuzabereka ko natwe tuzabivuna uko byagenda kose. Birasa rero naho ngo intambara ikomeje gututumba cyangwa se kwigaragaza mu kigobe cy'abaperisi ko igomba kwaduka byanze bikunze, kandi mu minota mike yadunahereye kuri iki kibuga mpuzamahanga cya Dubai cyamaze kuraswaho, giherereye nyine muri iki kigobe cy'abaperisi. Semugeshi, ni ibitero byumvikanyemo ariko kandi bitanatinze cyane, ari nabyo wenda bakurikirana amakuru ku bantu ba politiki mpuzamahanga bemeza ko ari bimwe Leta y'Amerika yavugaga ko ishaka kunyuza icyo twakwita gakoni, ariko mu by'ukuri ni igisuzuguro mu bya diplomasi. Bavuze ko bari bemeje ko Iran kubera kubananiza cyane ku byerekeye ibiganiro nabyo tugiye kurebaho mu kanya icyabivuyemo nuko bimeze, Iran Amerika yavugaga ko yiteguye kubanyuzaho icyo twakwita akanyafuka bakwitura kugira ngo basubire mu biganiro. Ngira ngo aya namwe mu mafoto yafashwe na satellite agaragaza uko byari byifashe mu masaha y'umugoroba mu kigobe harebwa ni hano hafi ya Hormuz. Hanyuma dore cya kirwa twavugaga cya Qashem ni iki ngiki nicyo kirwa. Hanyuma Bandar Abbas iri muri bino bice hafi ya Hormuz. Aha niho rero habaye iturika rikomeye cyane cyangwa se irasa. Ibi bice abantu babona hano ni Emirati z'Abarabu zirenga ziza muri ibi bice. Aha rero niho iturika cyangwa se ukurasa no guhererekanya za misile byabaye hagati ya IRGC ishami rikorera mu mazi ndetse n'igisirikare cya Amerika
hariya muri Hormuz. Joseph, nubwo izi mpande zombi ziri kurasana ariko bwana Semugisha nakubwira ko nta ruhande na rumwe rushaka kugaragariza isi ko ari rwo nyirabayazana, kuko uko birasa naho impande zose ziri gutinya imbaraga zakoreshwa kuri iyi nshuro. Ari leta z'ubumwe za Amerika irabyita agakoni, wa mugani, gucisha agakoni kuri Iran kugira ngo yumve cyangwa se yipushinge mu kwemeranwa ku bigize agahenge, ariko na Iran igakomeza kunaniza leta z'ubumwe za Amerika. Ubu tuvugana ibiganiro cyangwa se ibyifuzo bya Amerika byamaze kuba rejected ku ruhande rwa Iran yabyanze, bivuze ngo na Amerika ntiteguye kwanga ibyayo. Ariko kandi wareba umwakiteri, Amerika niyo iri kwigaragaza nk'umwakiteri, igashaka ko Iran yemera igisabwa ku kibi n'ikiza, ndetse ikananyuzamo utuntu nk'utu ngutu nakwita udukoronyonyo two kurasa bya hato na hato Iran, kugira ngo ibereke ko yo yiteguye kujya mu ntambara. Ariko uyu mwarabu nawe arasa n'udashaka kuva ku izina, kuko ahita abasubiza byihuse. Ari nayo mpamvu abo mu kigobe cy'abaperisi bari kuvuga ko intambara iri gusa n'itutumba bikomeye, cyane cyane muri iki gice, bashingiye kuri uku gusubizanya kwa hato na hato. Hanyuma dukomeza n'amakuru yacu, tumaze kumenyereza abakunzi ko badukurikira kuri platform zombi ko twinjirira mu makuru cyangwa se tubagezaho amakuru menshi abatandukanye. Hano rero umugabo witwa Mahia Tousi, uyu mugabo buriya rero ni umunya-Irani ariko navuga ko utavuga cyangwa se w'umugambanyi, reka mbivuge uko ni umunya-Irani uyu Mahia Tousi, ariko akoresha platform ze mu by'ukuri asa nk'uwibasira ubutegetsi bwa Kisilamu muri Iran. Hanyuma ababona hano kuri iyi YouTube channel yitwa Tousi TV, nakora ku miyoboro ya YouTube, ariko kandi iyi ni X ye nyine yitwa Mahia Tousi, yashyizeho ikiganiro yakoreye kuri YouTube. Umujyanama mukuru wa IRGC Muzehe Mohsen Rezaie yavuze ko umworo wa Hormuz uzakomeza gufungwa cyangwa uzakomeza ugumufunze paka igihe Amerika izishyurira ibyo twakwita nka war reparation cyangwa se war compensation, cyangwa ibyangirijwe, kubera ko Tehran, ngo mu gihe Tehran ikomeje kwanga ya proposal yahawe na Amerika. Mbere ko twinjira muri proposal, uyu mujyanama wa IRGC inama yagiye ko kirafitinga umwanya we. Birasa naho inama yagiye idafitinga umwanya we, ariko uko twagiye tubona uburyo kwemeza ko umuhoro wawe ukomeza kuba ufunze paka bishyuye. Ibyo ngibyo arabivuga nkawe, ariko kandi nanone ushobora kubiha credibility bitewe n'ibiri kubera hariya. Iyo ubonye uburyo ubundi Iran nayo yakitinga, ntabwo yakitinga nk'izaba gafuka imvugo arimo. Hahandi bisa naho ari byizempo za leta z'ubumwe za Amerika byanga byakunda. Njye nkabishingira ku bitero bya Amerika kuri Iran. Tehran buriya yararashwe, twabyirengagiza, yarashegeshwe, kurasa inyubako zirimo n'umukuru w'ikirenga, umuyobozi w'ikirenga ari Khamenei, Musimbe nawe bikemezwa ko yakomeretse. aho yakomeretse. Ikigo cy'amashuri cy'abana b'abakobwa barashweho, urabyibuka, ibisasu noneho za B2 bombers, za ndege zitwara ibitwaro bikomeye cyane zirasa mu bujyakuzimu bwo hejuru, zarashe kuri Fordo na Natanz. Byose ibyo byose byagiye byangirizwa, byangirika. Birasa naho Iran nayo yamaramaje kuvuga ngo nitubona icyitwa bargaining power, cyangwa se imbaraga zo kuganira na leta z'ubumwe za Amerika zigahabwa agaciro, byanze bikunze ntizatuva mu nzara, kuko ntituzahomba ngo twicare twitwa ko twahombye, bikiyongeraho n'ibihano by'ubukungu leta z'ubumwe za Amerika zafatiye Iran, kugira ngo rero Iran ice bugufi mu gihe yabonye ko bargaining power iyifite, cyangwa se uburyo bwo kwinjira, imbaraga ziyinjiza kuganira na Amerika kuva bamaze kubona ko zihari. Byanze bikunze nayo izashyiraho amananiza akomeye, cyane cyane ko amahirwe Iran yagize nuko ibibazo Amerika yateje byagize ingaruka ku isi, ku buryo igitutu ntabwo kiri kuri Iran gusa, kiri no kuri leta z'ubumwe za Amerika. Atari uko twavuga ngo na Amerika nitsinde vuba ibibazo birangire, twamaze kubona ko ubushobozi bwo guhita itsinda bitashoboka, kandi gukomeza gupushinga ikazatsinda mu gihe kirambye, ni ku isi iri gukomeza kujya mu kaga. Aya rero ni amahirwe ya leta z'ubumwe ya Iran iri kubona yo gukomeza gupushinga, ndetse no kuvuga ngo iyi Strait of Hormuz
tumaze kubona akamaro 100% ifitiye isi, ari nayo iri gutuma dushyira igitutu kuri Amerika bigakunda, ndetse n'isi ikayishyiraho igitutu, ushobora guhera aho gakoga ati izakomeza ifunze mpaka Amerika yishyuye ndetse ikanaca bugufi, Hormuz ikajya yafungurwa, Iran igakomeza akazi kayo. urakoze cyane kuri iyo nyunganizi nziza rwose. Ntekereza ko ari icyemezo cyiza kubera ko Amerika urebye ibihugu bagiye bagabamo ibitero mu bihe byatambutse cyangwa se bagaba ibitero, hari ubwo birangiriraho. Bazi ibitero bagabye igihe bamaze cyose muri Afghanistan, nta nyishyu tuzi ihari, nubwo tutazi isi ubundi n'ikibagane n'abataliban kugira ngo bagaruke ku butegetsi, buriya nabyo hari ibigirwa ibanga politically. Ni byinshi biba biri kugenda bibera mu isi Joseph, gusa uyu mwanzuro w'abaperesi mu gukomeza rwose kunangira umutima ku byerekeye Strait of Hormuz, ntekereza ko ari igitekerezo cyiza. Hanyuma rero i Washington proposal ni za ngingo 14 Amerika yari yashyize imbere ya Iran, ngira ngo ku munsi w'ejo ikiganiro twakoze mu gicamunsi twari twabikomoje tuvuga ko Iran yaziteye agapira kavuga ko bidakunda. Ni ingingo n'ubundi zigaruka kwibutsa Iran ko za site nucleaire Hormuz kuyifungura, ni ingingo zigaruka ku kubuza military alliance mu burasirazuba bwo hagati, Hezbollah. Ngira ngo mu kanya turaza kubigaragariza abadukurikiye na Marco Rubio uba minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika bikomojeho. Iran ivuga ko izo ingingo zitaganirwaho, gufata Iran mu batunganyije bakayohereza Amerika iherutse kuvuga ko iri mu bihugu byayakira nubwo mbona bato bayibyaza izindi kirimbuzi bakazishyira mu bubiko bwabo, n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo guhagarika gukora dismantling ya Fordo na Tanzania na Isfahan byose biri hano. Ibi byo Iran yafashe icyemezo nyacyo, ibi byo bivuga iki Joseph? Iki ntabwo ko ari icyemezo gikakaye kandi nyacyo, buriya kwa gufata ibintu watunganyije imyaka n'imyaka, gufata ubutare bwa uranium watunganyije imyaka n'imyaka, urabizi ko bigenda kundera ku mapurusantaje kugira ngo uzagere ku gihe cyo ko wakora uranium yavamo intwaro za kirimbuzi. Nta kayabo k'amafaranga kaba kagenda, noneho ukaba waranazitunganyije mu gihe wari uri mu bihe ufatirwa ibihano ku by'ubukungu n'igihugu cyaguteye. Nge mbona uko byagenda kose Iran atari yo guca bugufi, kuko n'indi imbaraga za gisirikare zinaniranye nayo iri bibona ko zidashoboka, ahasigaye rero ni uguca bugufi. Buriya uburyo Korea y'Amajyaruguru ibayeho niyo nyankunda gutangiraho urugero, aka kanya iricara ikamenya ibyayo ariko nta kibazo iteje isi, ariko uramutse ugiye kuyibangamira yateza ikibazo isi kurenza. Uburyo rero babayeho, niba ntawe bibangamiye nabo ushobora kubareka ko batiteguye kukubangamira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Njye ntabwo nigeze nshyigikira na rimwe kwataka Iran, nubwo bwose babishyira mu byanditswe byera, bamwe babyemera bakavuga ko ari igihugu ngo byari bitezwe ko kizarimburwa bigendeye ku mateka ndetse n'ibyanditse, ariko nta muntu kigeze giteza ikibazo kuko ubu twacuruzaga peteroli ikazamuka igakomeza. Uretse ko hari n'ukuri twamenye Joseph, buriya hari ubwo abanyepolitike bashyira hanze inyandiko zigamije gushyigikira no koroshya uburemere bw'ibyo bari gukora. Banafite tageti mu myaka myinshi rwose, ibintu bikagenda bigategura, bagashaka ikintu kibyoroshya kugira ngo byumvikane ko ibyo bintu ariko byakameze. Imana twemera, Imana y'urukundo, sinekereza ko yashyigikira ko Amerika igaba ibitero ngo yica abantu bayo muri Iran. Ntabwo bishoboka, kuko niba Ubufaransa bufite intwaro za kirimbuzi, Ubwongereza buzifite, Amerika izifite, hakaza izo za Ubushinwa, hakaza Uburusiya, ibyo bihugu byose se nuko ari byo byaremewe gutegeka isi cyangwa se kubaho ntawe ubihagaze hejuru, bitandukanye nuko abandi babaho. Ntabwo byumvikana. Nuvuga ngo Israel yagombaga kubaho mu buryo bwayo yirinda, kuko nabyo yabishoboye, ariko ikarekana Iran ikirinda kuko n'uburenganzira bwayo. Simbona rero impamvu zifatika zo kuvuga ngo hari ibyanditswe, ngo hari ibigomba kugenda gutyo. Ibyo byanditswe mu bisekuru n'ibisekuru by'inyuma, ni nabo bari bafitanye ibyo bibazo. This time around, usibye kureka umuntu akaba nk'ubu ngubu, usibye ko bavuga ko Korea ya ruguru ngo ari ikibi mu isi, ariko si twayikize. Ahubwo isi kibi ninde kurenza Leta z'Ubumwe za Amerika ziri gutuma ibiciro bizamuka kuri iki kigero. Amasoko abantu bari kubura icyo kurya. Hano kuri 2CTV biriho, nyiraho twari kubivugaho, ngira ngo bari kugaragaza ngo ibyitwa Brent oil ntabwo ari crude oil. Aya ni amavuta ngira ngo aba yatunganyijwe, ngira ngo niyo ari ku madolari. Reka ndebe Brent oil, niyo abari ku madolari, ngira ngo turebe iyi Brent oil, ariko hano biragaragara zahabu, iki ni ikiro 4,000. Iyi
SP sinzi iyi Bitcoin biragaragara ko ni ukuvuga ngo iyi Bitcoin ubwo ni ya Bitcoin ngo ni rya koranabuhanga riri kuvunja ibihumbi 70 byamanutse kuko n'abantu bashoye muri Bitcoin bashaka kuba bahiye ariko ryo rigenda rigabanuka ku munsi rikongera rikazamuka cyane uzi ko ejo rigabanutse $5,000 uzi ko ejo ryari ku bihumbi 84 ubu rigeze kuri 79,700 urabona ko nyine hariho negative 2%. Hanyuma iri ni US dollar bueno hasi ni IRR sinzi kisobanura ariko ibi nibyo tubashije kumenya. Hanyuma iyi Brent oil ngo is the world main benchmark prices for crude oil. It is used to price about 2/3 of global trade oil. Ni ukuvuga ngo aya n'andi mavuta aturuka mu gice cy'amajyaruguru y'isi ntabwo ari nka crude oil. Crude oil ndumva iri ku hagati y'115 n'120, ariko iyi Brent oil nayo ishobora gukora zira crude oil zikora. Hanyuma twikomereza indi mingingo twari twisoje nibyo navugaga nkavuga nta cyemezo na kimwe leta z'ubumwe za Amerika yagaragaza cyangwa se ingingo n'imwe yagaragaza irengera ivuga ko yateye Iran mu buryo bufatika, ku buryo nanjye ntabona Iran yaciye bugufi, warayirasiye abana, warayiciye abayobozi, warishe amatungo ndetse n'ibikorwa remezo. Iran tera n'umujyi wubatse mu buryo bukomeye, bigaragara ko hari uburyo bafataga abaturage babo, nubwo cyaba ari igitugu ariko buri gitugu kiba ari icyawe n'abaturage bawe iyo batarakurwanya nta wundi muntu bawemereye kukurwanya. nkabona rero ko kwihagararo kwa Iran ndetse no gutegeka bira byose leta z'ubumwe za Amerika n'uburenganzira bwayo, kabone nubwo bikomeje kugira ibibazo biri guteza nyine ku bukungu bw'isi. Uvuze leta zunze ubumwe za Amerika, reka tunyarukire kuri departement yabo ya state cyangwa se ministeri yabo y'ububanyi n'amahanga. Birimo akarubye mu kiganiro ngira ngo nk'uko ubibona bari live Fox News ngira ngo yahawe karibu hariya. Niba baragira ati kuba muri neto, impamvu itumye tugomba kuba turi muri neto ngo ni ukuba dufite imbaraga biduha ubushobozi bwo kohereza ingabo ku mugabane mu Burayi. Tukaba twazi project ya tukazohereza ahandi hose mu isi. That's not the case, then we have a problem. Ni ukuvuga ngo niba hari impamvu imwe ikomeye ituma turi muri OTAN, ni ukugira ubushobozi bw'uko ingabo zacu ziri mu Burayi twazohereza mu bice contingents, ni ukuvuga ngo mu migabane itandukanye, mu bice bitandukanye. Bivuge neza, biduha ubushobozi bwo gukontorora isi byoroshye. Bakoze cyane. Ati niba ibyo bitagikunze, that's no longer the case, dufite ikibazo. Yashaka kuvuga iki rero? Urabizi ko ubumwe bw'Uburayi bumaze iminsi bwarakaniye, ariko twabyita tubyite gukanira. Amerika barayibye ikirere ndetse no gukoresha base militaire zabo bagaba cyangwa se bahagurukira muri biriya bice bajya mu Burayi. Ibyo yaratumye niba twabyita migration, abantu bize geography barabyibuka, niba twabyita migration, byatumye Amerika noneho ifata umwanzuro wo kwimura bimwe mu bikoresho n'abasirikare bakora mu Burayi bagena mu burasirazuba bwo hagati. Iyo ubumwe bw'Uburayi bwemera, Amerika ntabwo gukora kiriya kintu ari kujya ihagurukira hari igenda muri bya bihugu by'Uburayi by'Uburayi ikagira ikomeza igenda bitabaye ngombwa ko amarenga k'Amerika nyamara bizarangira ivuye muri OTAN. Amerika ishobora kuzava muri OTAN, ariko n'uburyo yitwaye ntabwo bworoherezaga ibihugu bya OTAN, kuko yari imaze iminsi ifata ibyemezo yigireho inama bisa naho n'ubundi ibona ko OTAN nta kimaze. Biriya bihugu ntabwo yababeshye biza no bazamuye umusanzu batanga muri neto va kuri 2 bawugira 5 bari batagiye kwereka ibihugu by'ibinyamuryango ko nta kubana kundi cyangwa se kubereka ko Amerika ari ibafashe 100% ku buryo nibatazajya bakurikiza icyo ibabwiye bizagorana. Kandi aba bazungu nabo barabizi, ntabwo bari agafu k'imvugo arimo, aho kugira aho kubimbwa twabimva rwose. Abanyaburayi nabo nuko baba babitekereza. Hanyuma rero tugana no ku musozo, Joseph, reka tujye ku rukuta gato kuri Marx. Iran yifatiye ubwato bwayo, biratangaje. Yishimuse uko muri kubona muri ko abasirikare bamanuka mu bwato rwose mu ndege yakajugujugu ya gisirikare. Iran igira ibyitwa shadow fleet, bitewe nuko Iran imaze cyangwa se irambye cyane mu bihano yafatiwe na Amerika.
buriya nyine ngo abahinzi bajya inama n'inyoni zijya izindi. Amerika buriya yumvishe yari yarakumira Iran ku masoko mpuzamahanga, ariko byaje kumenyekana nyuma ko Iran yaje gukomeza ubucuruzi ariko binyuze mu byo bita shadow fleet. Hanyuma ubu bwato bwitwa Ocean Koi ubu ni ubwo muri Barbados, ariko bukora munsi y'inyungu za Iran, kuvuga ngo ushobora gucokora nubwo muri Barbados ukabwihorera, ariko buri muri cya gice cya shadow fleet cyangwa se bwa bwato bucuruza ibikomoka kuri peteroli bya Iran. Korego mu gisa n'igihugu utapfa kumenya niba igitoro batwara icya Iran ukajya n'icya Barbados. Ubu bwato rero nyuma y'ihangana cyangwa se kuba kurasana twatangiriye nkuru tuvuga, ubu bwato bahise baza barabushimuta, bifatira ubwato bwabo. Mu maso y'isi bigaragara ko ari ubwato bwa Barbados bufashwe, ariko n'ubwato bishimuse kugira ngo byoroshye, kuko Amerika ngira ngo shadow fleet bamaze gukurura amakuru yerekeye kuri shadow fleet, ntabwo yari guca muri ya naval blockade ya Amerika batayifashe. Niyo scenario ngira ngo nako nukuvuga ngo babwishimutiye kugira ngo bishimuse kugira ngo budafatwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko n'ubundi Amerika ifite amakuru ko Iran ifite zino shadow fleet kandi n'iyi Ocean Koi irimo. Ariko kugira ngo shadow fleet ikomeze, Iran ugahisemo kwishimuta kugira ngo babone ko ari ubwato n'ubundi bwashimuswe bwari mu nzira, ariko ubundi n'ubwabo ari ubwabo. Uko rero bihagaze nuko bimeze. Reka dushimire abakunzi bacu niba tutibeshye. Reka tubashimire cyane, tubashimire ko mukomeza kubana natwe kandi mukatwereka ko mukunda ibikorwa byacu, ibyo tubakorera birumvikana biciye mu kubagezaho amakuru. Forbes official ndetse na dossier analytique tuzajya tuhabwa na Semugeshi uko bwije nuko bukeye. Icyo tubijeje nuko mutazabura amakuru duhari. Urakoze cyane Joseph, nyemere mushimire. Urakoze cyane nawe. Reka dushimire n'abakunzi bacu, ubundi dukomeze tubizeze ko amakuru n'ibiganiro hano abari akagaruka, ariko kandi nubwo twabura kubifuriza weekend nziza. Twinjiye muri weekend kuwa gatanu, ejo kuwa gatandatu abari weekend no ku cyumweru. Abaryoherwa n'imikino ubwo muzaryoherwe, birahari imikino itandukanye na za El Clasico, harimo imikino ikomeye cyane haba hano mu Rwanda, ndetse no na za shampiyona nubwo zizakomeza